Ndabashimiye cyane kuri mwebwe tubana mu biganiro byacu bya buri munsi byo kwiteza imbere duhereye mu mitekerereze yacu. Ikintu cya mbere ugomba gutekereza mbere yo kureba ibindi byose, imitekerereze niyo ibanza. Uri kubona imiturirwa iri muri uwo mujyi utuyemo, aho hantu uri, yewe reka tujye no mu cyaro, uri kubona iyo mirima myiza ihinzwe yeze iri kubyara umusaruro. Ibyo bintu byose byahereye mu bitekerezo. Niyo mpamvu nanjye iki kiganiro mba nagikoze ngo duhere mu mitekerereze yacu, twige guhindura imitekerereze yacu. Wikumva yuko ibintu wavutse iwanyu bakora wakomeza kubigenderaho. Icyo gihe wenda bishobora kuba byarakoreraga ababyeyi bawe, bishobora kuba byarakoreraga generasiyo yabo icyo gihe cyabo, ushobora gusanga byarakoreraga. Ariko tekereza muri iki gihe, muri uyu mwaka turimo wa 2026, hari ibintu bya kera bitagikora. Gerageza guhindura imitekerereze yawe ugamije gutera imbere. Niyo mpamvu iyi channel ihari ya Sunny Vibes TV, ushishikariza gukora subscribe, ukalikinga, ukanasharinga ikiganiro The Voice of Life kinyura kuri Sunny Vibes TV. Ntabwo uyu munsi ngiye kuvuga ngo ngiye kwamamaza cyangwa mukundi iyi channel ubwayo irigaragaza. Niba ukunda ibiganiro byo kwiteza imbere, iyi channel ni iyawe, yirebe kandi usubscribing. Nongera no kubibutsa yuko tugeze kuri episode ya 7. Umuntu uri mushya cyangwa returning viewers, umuntu ugaruka kureba, ukaba utarareba kuva kuri episode ya mbere kugera ku ya 7, ndagusaba kureba link iri hejuru, akantu kaza hejuru akabona kagufaforeza kureba za link zose, bya bice byose twagiye tuvugaho episode kuva ku ya mbere kugera ku ya 7. Wowe rero twabanye muri uru rugendo, ndagushimiye cyane, umuntu ukomeye, umuntu w'agaciro. Ujye wumva yuko uri umuntu ukomeye cyane, ndabigushimiye. Uyu munsi tugiye kuganira iki kiganiro kuri episode ya 7. Nisubiremo uburyo 5 tugiye kwigira hamwe. Ngiye kukuganiriza nka Coach Sunny, ngiye kukubwira ubu ni uburyo 5 bushobora kugufasha kureka ubunebwe. Abantu dufite ubunebwe, ahantu uzabonera ko abantu bafite ubunebwe bukomeye ni igihe uzasanga nta kazi bagira, nta bintu bafite bibahugije, ugasanga bafite ibintu bibatwara igihe ariko byangiza n'ubuzima bwabo. Ntabwo ari ba bantu uzasanga bari gushaka kurwanya ubunebwe. Niyo mpamvu ngiye kukubwira uburyo 5 bwagufasha kureka ubunebwe. Hindura ubuzima bwawe uhereye uyu munsi. Uyu munsi ugomba guhindura ubuzima bwawe. Nta kindi gihe ufite kitari none. Ubu ngubu aka kanya wumviye kino kiganiro, birashoboka ko ubuzima bwawe bushobora guhinduka. Ushobora guhinduka ugahindura imitekerereze. Burya uwashoboye kwihindurira imitekerereze aba anashobora no gutera imbere. Ndagira ngo mbikubwire kandi ubyumve neza, sibyo? Abantu benshi baba bafite inzozi nyinshi kandi nziza, bakaba bafite ibitekerezo byiza, bafite n'impano nyinshi, ariko ikibazo gihora ari kimwe, kandi icyo kibazo si ukubura ubushobozi. Ikibazo ni ubunebwe. Baha ibitekerezo bibanebwesha kuruta kurwanya bwa bunebwe. Ubunebwe ni umwanzi utuje, udatera urusaku, ariko ushobora kugusenya ejo hazaza h'umuntu. Ejo hazaza hawe hashobora gusenywa n'ubunebwe. Reka mbivuge nshizemo imbaraga, kuko ndagira ngo iyi episode ya 7 isige itandukaniro. Ubuzima bwawe bwabanje nubwo uyu munsi ugiye kuba umuntu wo kuva kino kiganiro. Nimba uri kumva iki kiganiro ukaba nawe hari ibintu bikunebwesha, kugira ngo wumve iki kiganiro neza, ujya ku musozo wamaze kumenya impamvu n'uburyo 5 wakoresha bukagufasha kugenda usenya, kugira ngo dusenye ibintu byagiye bimeze nk'imigozi wagira ngo twaziritswe. Hari igihe uba ufunzwe ariko utabizi ko ufunzwe. Reba ahantu uri, ushobora kuba ufunzwe ariko utabizi ko ufunzwe. Wireba bariya bari muri gereza bambitswe amapingu, wireba bariya, irebeho ubwawe urebe ni ibiki binziritse. Ushobora kuba ufite ibintu mu nzu bidafite akamaro,
bikaba bigutwara umwanya binakuziritse, ukaba ushobora kubihora ukanahangayika ukumva ukanarangara. Niyo mpamvu muri iki kiganiro tugiye kureba uburyo butanu bwagufasha gutsinda ubunebwe no gutangira kubaho ubuzima bwiza kandi neza. Hari umusore witwaga Patrick ni umusore wari ufite inzozi zo kuba umucuruzi ukomeye. Yari afite telefone nziza na interineti n'ibikoresho byose yagombaga kuba afite akeneye. Ibyo byose yari abifite, ariko buri munsi ubwe yavugaga ati nzabikora ejo. Iyo ejo yagera ashwita akongera ati nzabikora ejo, hanyura cyahari ahise ibinini stress biki n'ibiki. ejo bundi gutyo akagenda asubika ingeso yo gusubika yimura ibintu. Noneho ejo bundi nibwo nzatangira, noneho nzafite akabaraga. Imyaka yatangiye gushira, iragenda iraza, indi irihirika. Abandi bari kumwe batangiye gutera imbere, abantu bahoranye ugasanga wabanye n'abantu, ariko Patrick we yari agikoresha ya magambo amwe, nzabikora. Bya bintu twivugaho, burya ibintu twivugaho nabyo bishobora kuba imigozi ituzirika. Ivugaho amagambo meza. Umunsi umwe amaze kureba ubuzima bwe, asanga amaze imyaka myinshi agenda nta mpinduka n'imwe abona. Nibwo yaje gufata icyemezo cyo guhindura imyitwarire ye. Mu myaka mike yakurikiyeho ubuzima bwe bwarahindutse. Yaje gusobanukirwa ko ikibazo kitari ukubura amahirwe, ntabwo byari kubura amahirwe, ahubwo cyari ubunebwe no gusubika ibintu. Uburyo bwa mbere sibyo, tangira n'ibintu bito. Ubwo tugiye kuvuga kuri bwa buryo butanu bwo kurwanya ubunebwe. Tangira n'ibintu bito. Abantu benshi batekereza ko gukora ibintu bikomeye, ariko intsinzi itangirira ku bintu bito. Wari uzi ko utuntu duto ugenda uremarema iteratera, uzarebe niyo ushaka guhemukira umuntu, ntabwo usanga uwo muntu hari utuntu agenda aremarema guteranya, anyura hirya avuga ajujura utuntu nk'utwo. Gusanga umuntu yakwangishije abantu, nta n'ikibazo mufitanye. Niba ushaka gutsinda, gusoma ibitabo, gutangira n'impapuro 5 bishobora kugufasha. Wowe soma impapuro 5 zonyine. Niba ushaka gukora siporo, tangira iminota 10 yonyine. Wowe ndagusabye wumva cyo kiganiro, ntiwirinze iminota 10. Igikorwa gito gikozwe buri munsi kiruta igikorwa kinini kidakorwa. Uburyo bwa kabiri, gahunda y'umunsi. Iki kintu kirakomeye. Ubu ni uburyo bwa kabiri. Ni uburyo udashobora kumva ukuntu ubuhinduye ubuzima bwawe bushobora guhinduka. Bavuga ati twumvise ibiganiro byinshi ngo twakoze ibiki byamuhinduka. Ubu buryo bwa kabiri ubukurikije, mpamya neza yuko bibaye atari ikibazo cy'igihe, birashoboka cyane. Uburyo bwa kabiri, gira gahunda y'umunsi. Ubuzima butangirira gahunda iyoborwa ikamwereka uburyo bworoshye. Andika ibyo ugomba gukora buri munsi. Ni ibiki ugomba gukora buri munsi? Menya igihe cyo kubyuka, menya igihe cyo gukora, menya n'igihe cyo kuruhuka. Gahunda nziza ni intwaro irwanya ubunebwe. Uburyo bwa gatatu, irinda ibintu bigutesha igihe. Telefone, social media, filime zitagira umumaro, inshuti zikubuza gukora. Ibi byose bishobora nyine kukwibira amasaha yawe, igihe cyawe,
bitwara amasaha menshi utabizi nawe. Ibaze uti iki kintu kiri kunyegereza inzozi zanjye cyangwa kiri kuzijyana kure. Impamvu mbivuze nuje ni ukugira ngo ubyumve neza. Uburyo bwa kane, reka gutekereza ko wumva ubishatse. Uko wumva ubishatse nyine bihagarika. Abantu benshi batekereza motivation, ariko abantu batsinda bakora niyo batabishaka. Umuntu ategereje kumva ikintu kizamusunika, ko nzaza nkamubwira ati byuka kare, kora iki, wowe shyiramo akanyabugabo ko gukomeza gukora niyo waba utari mu moto nziza. Discipline iruta motivation. Hari iminsi uzumva ushaka gukora, hari indi utazaba ubishaka, ariko ukomeza nibyo bizazana impinduka. Reka twivugire uburyo bwa gatanu. Ibuka impamvu watangiye. Tekereza ku kintu cyaguteye gutangira. Icyo kintu kizakubera nk'intwaro ishobora gutuma ukomeza urugendo udacitse intege. Iyo unaniwe, ibuka impamvu watangiye. Ibuka inzozi zawe. Ibuka ubuzima ushaka kubaho. Ibuka abantu ushaka gufasha. Ibuka impamvu ikomeye ituma umuntu adacika intege vuba. Ujya gufata gahunda yo guhindura ubuzima bwawe cyangwa yo guhindura iyihe mpamvu y'ugutera. Iyo mpamvu ifite imbaraga cyane ku buryo ushobora kugufasha kuba wagera kure. Reka ngire amagambo make nk'atatu mubwira. Ubunebwe ntibwiba amafaranga gusa, niba ejo hazaza hawe. Ntutegereze igihe cyiza, kora ibyiza mu gihe ufite. Discipline niyo kiraro kiva ku nzozi kikagera ku ntsinzi. Discipline niwo muyoboro. Discipline niyo nzira. Discipline niyo papa wawe, ni nayo mama wawe. Discipline niyo modoka yawe izagufasha za nzozi zawe zikakugeza ku ntsinzi. Ntabwo nshaka ko iki kiganiro gitinda. Ndashaka ko uyu munsi ibintu ngiye kukubwira, ibintu wumvira muri iki kiganiro, ujye umbabarira ubishyire mu bikorwa. Ujye wisuzuma urebe, ese ni igiki nari naratangiye gukora, ni igiki ubu ntajyaga nkora ngiye gukora. Kandi niba ushaka guhindura ubuzima bwawe, tangira guhindura ibyo ukora buri munsi. Intsinzi ntabwo iza mu munsi umwe gusa, iza binyuze mu bikorwa bito bikorwa buri munsi. Ntukemere ko ubunebwe bwiba ejo hazaza hawe. So my people, niba wakunze iki kiganiro, kanda like, share na subscribe. Ntuyibagirwe, kugira ngo ibiganiro bijye bihora bikugeraho, kugira ngo ujye uhora ubona motivation, ujye uhora ubona inama nziza. Ntabwo ukeneye kujya kwishyura umuntu aza kuganiriza. Fata iminota 30, iminota 15 wumve iki kiganiro buri munsi, ubyumve, bizajya bigufasha. Kandi ujye wibuka gusiga igitekerezo muri comment. Mba nshaka ngo mumbwire ati iki kiganiro cyagufashije, cyangwa niba hari ikiganiro wumvise kikakugirira umumaro, jya ubyandika muri comment n'abandi bantu babibone, kuko nabyo byabafasha. Niba hari n'ubwunganizi cyangwa igitekerezo, gishyiremo, ndabisoma kandi ndanabisubiza. Murakoze cyane gukurikira ikiganiro Voice of Life. Jye mwari muri kumwe kandi mubana buri munsi. Ubuzima bwawe umunsi bategura kino kiganiro. Ndi Coach Snail. Hasta la vista. Ciao ciao.